Dutangiye agafilimi kacu noneho turi kubona itsinda ry'abantu ryari riri kugenda rihunga igihugu, aho igihugu cyabo cyari kirimo inzara. Bari kuvuga ngo reka twebwe duce panya tujye mu kindi gihugu cy'abaturanyi tujye gushaka amafaranga. Nuko hari harimo abantu benshi, gusa hari umugabo umwe wari ufite umugore wabanaga n'ubumuga. Aravuga ngo wa mugabo we, kuko biragenda gute ko ndi kubona ari kubasha kuva muri aya mazi? Umugabo nawe yakuriye igare, gusa igare ryanga kuva aho riri kubera yuko ryari riri mu mazi ryatezwe n'amabuye. Aha hari umukobwa, uyu mukobwa turamwita Nyambo wacu w'i Kigali, ari kubwira uyu musore tugira vuba vuba kurura tugende, iriya modoka itaza kuducika. Iki kigabo nacyo cyahise kivuga ati wa mugore we, n'ubundi ntabwo ndi buze kukujyana, n'ubundi uri ikimuga, ntabwo bishoboka yuko tuba twagera hariya ku modoka itaragucika. Niyo mpamvu rero ngiye kuba nagusiganga nkigendera. Dore shoferi yatangiye kuriza abantu ngo binjire mu modoka bigendere, dore bari bamaze kugera mu gihugu, bateguye imodoka, ibintu byose biri ku murongo. Dore cya Skayitu cyabwiye umugore wiwe ndetse ateruye n'akana, aramubwira ati wa mugore we, ntabwo bishoboka, urabizi n'ubundi ko ubana n'ubumuga, ntabwo ushobora kuba nakujyana. Hano hari igikobwa cyiza, kino gikobwa cyiza nicyo tugiye kuba twakwibanira. Disi ka Nyambo karababaye cyane, karavuga ngo kuko wa mugabo uransize unsigiye uruhinja kandi ubona afite n'ubumuga, ubu se urabona ndibuze kuba navaho hano gute koko? Nuko umushoferi yagumye guhamagara, aravuga ati ubwo umuntu uri busigare aho ngaho ahasigare, kubera yuko ntabwo ndi buze gufatisha abantu bangana gutya, kubera uriya muntu umwe ufite ubumuga utabasha no guhaguruka. Umugabo yagumeje gutonganya umugore we, aramubwira ati rwose n'ubundi bakushyingiye n'abishaka, n'ubundi inzara yari igiye kutwica, kubera yuko ngewe nkora njyenyine, ariko ngiye kujyana n'uyu mukobwa, ndabizi neza ko uyu mukobwa azamara irungu, aho utari uri azahaba. Nuko shoferi yagiye gukinga, abona neza hari abandi basigaye, gusa cya Skayitu cyahise gifata wa mukobwa yashoreke yiwe, iramubwira ati reka tugende batajya. Kumbi wa mugore yagumije gusakuza avuga ati kuko mwaritse kunsiga, mwambabariye kuko nibura mukajyana uyu mwana ngiye mukansiga ahangaha. Gusa bagiye bamuseka, bari kugenda birukanka, nta kintu na kimwe yakora, amarira gusa aricyo kintu cyonyine kiri mu maso yiwe, ndetse n'agahinda kenshi n'ijwi ribabaye cyane. Mwibuke gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo muze kureba amaherezo y'uyu mugore ndetse n'iki kigabo cya Skayitu cyise cyurira imodoka kigata umugore wacyo ku gasozi mu mazi. Mw'abantu mwe mureba urukundo rw'iki gihe, bajya bavuga ko abakobwa ari bo babi, ariko n'abahungu ntabwo ari shyashya, bose umuzimu wabateye n'umwe. Tugaruke kuri wa mugore yasigaye mu mazi ari kurira cyane, ari kuvuga ati mwanabaye koko, murabona ndi buze kwikura hano gute? N'abantu mwe murabubona, abantu b'iki gihe ni abagome, abantu b'iki gihe nta muwe bagira, niburiya ntababariye n'umwana yabyaye, ahubwo dore aramusize ndetse n'umugore. Mu modoka batangiye kureba cya kigabo, bazunguza umutwe, baravuga ati nibwo bwa mbere tubonye umuntu w'umugome, nibwo bwa mbere tubonye umuntu w'umurozi ukora ibintu nk'ibi ngibi. Reba umugore ukuntu yasigaye ku mupaka, asigara ku mupaka ari mu kagare atereye uruhinja. Umugore yagerageje kwirwanaho, aravuga ati reka nsunike kino kigare. Mu modoka naho umugabo yatangiye kubona abantu bose bari kumureba, ari kuvuga ati ubundi mwebwe muri kureba iki? Ndabiyemye mwabigabo mwe, nawe mwabigore mwe, ibyo nakoze ni ku giti cyanjye, ntabwo bibareba. Sinongere kubona n'ikigoryi cyongera kundeba ngo duhuze amaso, leta nkubitamo igipfunsi. Wa mugore wiwe yataye ku mupaka, ari kugerageza kwirwanaho garebe niba ryagare yarikura mu mazi. Gusa mu modoka urukundo rurarimbanyije, aho wa mukobwa ari kugenda yegera cya Skayitu mu modoka, abandi nabo bahumuye, bari kuvuga ati nibwo bwa mbere tubonye umubyeyi gito. Wa mubyeyi wari uri mu mazi
yaravuze ati nta kundi ngomba kubigenza, ngomba gushaka uburyo ki ndibuze kwikura ahangaha. Ka kagare yaragahiritse ubw'amahirwe karagwa, gusa se ko kaguye afite umwana kandi amazi ari kure, ubu biraza kugenda gute? Mwibuke gukora subscribe ndetse wandike n'igitekerezo cyawe hariya hepfo muri komenti, kugira ngo uzabashe kuba wabona izindi videwo uko tuzajya tuzapulodinga. Dore mu modoka urukundo ruriho, wa mubyeyi nawe yatangiye umwana wiwe yitura mu mazi, umwana muzamura ibicu, umubyeyi nawe arababara cyane. Dore umubyeyi yaje kwikangura ayageze ku nkombe, ntumbaze uko yahageze, nimba ari ya Mana yikorera ibyayo. Umubyeyi hano yaraje yicara atangira kwitegereza, gusa atangira gutaka cyane avuga ati umwana wanjye ari hehe? Kuba umwana yari ari inyuma yiwe, ni kwa kundi umuntu Imana iba ishaka kumurinda. Reba kana ahantu kiyicariye, kagiye kari mu mazi, amazi aragashibura, amazi agenda ajugunya akana ku nkombe. Akana ni kazima na nyina ni muzima. Nyina yariruhukije aravuga ati Mana ushimwe. Gusa muse ari wowe koko, bino bintu wabigenza gute? Ese wakora iki? Ese umuntu ukunda nubwo yakubabaza ute wamusiga muri bino byago? Kubera iki abantu buba ari abagome batababarira n'utwana dutoya twiminja? Reba akana k'inzira karengane kicaye ahangaha kari kuvuga uti ubu biragenda gute? Reba umubyeyi ubana n'ubumuga, reba umubyeyi amaguru yiwe ntagakora, ni ukugenda yikurura. Ariko reba bamutaye mu kindi gihugu kandi nta bufasha na butoya yabona, amaguru ntabasha kugenda, ntiyabasha gutaka, ari ku nkombe y'amazi ari kugenda yikurura ngo arebe ko yagera ku mwana wiwe. Mwibuke gukora subscribe, mukore like ndetse na komenti. Ibyo bintu ntubyibagirwe, nurebe iyi movie ukaba wayigeza ahangaha, kandi ndizera yuko uri buze kuba wakuramo byinshi byagufasha mu buzima busanzwe. Mugire urukundo mwa bantu mwe. Wa mubyeyi wacu yagumye kwikurura ari kugendesha inda avuga ati mwana wanjye nukuri ndagukunda, nubwo nta kintu na kimwe ubu ngubu ufite, mwana wanjye ndabizi urashonje, nta kintu mfite cyo kuguha, ariko byonyine kuba ndi kukureba uri muzima tutahitanwe n'ariya mazi. Dore so yadusize twenyine, yadusize ahangaha. Ikiri imbere ni ugusenga Imana tukareba nimba twabona ubufasha. Umugore yabivugaga afite ikiniga, afite agahinda kenshi, ari kuvuga uti wa Mana we wamoye iki? Kubera iki wampaye uriya mugabo? Tugaruke mu muhanda, hafi hano hari umupolisi cyangwa se abapolisi bahagaritse umumotari. Kumbe ya modoka yajemo wa mugabo yari irimo iranyura hafi muri ya mihanda. Wa mushoferi wari utwaye ba bantu bari kwimuka bari kujya mu gihugu bava mu kindi, bageze hano babona abapolisi baparitse. Shoferi aravuga ati reka nze nkingurire bano bagabo ubundi bajye kwihisha, turindire bano bapolisi babanze bagende. Nuko yaraje ahita afungura urugi aravuga ati byakomeye mwa bagabo mwe namwe mwa bagore mwe, abapolisi tudore bari hano mu muhanda kandi bino ntabwo twigize tubipanga. Ubwo rero ikintu kiri buze kubaho ni ukururuka mukagenda mukajya kwihisha. Cyasikaye cyase kimubwira tiwakagabo we twakwishyuye kugomba kuba watugeza aho twavuganye, none nyumvira ibintu utangiye kuzana tugize mu rugendo hagati ngo abapolisi ngo bari hano. Ibyo bintu uri gukora koko urumva koko ari byo? Kandi urabizi neza ntitwabyumvikanye. Shoferi yaramubwiye ati byihorere kuvamo, ubundi abapolisi baza batambikane, njyewe nta kintu bimbwiye. Niko cyasikaye cyafashe ka gakobwa k'ishoreke ndetse n'abandi batangira kuvamo gahoro gahoro birukanka cyane. Shoferi araza akinga imodoka yiwe kugira ngo yigendere. Kumbe abapolisi bahagaritse wa mumotari bahise bareba ku ruhande, babona abantu bari kwinjira mu buryo butemewe. Baravuga uti reka tubanze dufate bariya abantu, uyu mumotari tumwihorere.
reba ukuntu rya tsinda ririmo Skyto na cya gikobwa batangiye kwirukanka, bamwe batangira kuba bagwa, abandi barihuta cyane, abapolisi batangira kuza banyanyagira bafata umwe ku wundi. Ukurikiraga filimi mwibuke gukora subscribe. Nuko batangiye kuba bafata umwe ku wundi. Umushoferi uri hano nawe ari kwikingira imodoka avuga ati njyewe ayanjye ndayariye. Abagore n'abakobwa batangiye kwirukanka izabo, abagabo nabo bagenda bitsimba mu bihuru ngo barebe nimba hano hantu bahava amahoro. Dore bari bitsimbye hano hakuno, umupolisi yahise ababona aravuga ati umva sha, ntimuve aho ngaho nababonye, muveyo hano tugende mujye gusobanura buryo ki mwinjira mu gihugu cyacu nta burenganzira mufite, nta n'ibyangombwa mufite. Nuko batangiye kubacakira, mw'abantu mwe ibintu byose ni ibibazo. Tugaruke ahangaha kuri Skyto ndetse na cya gikobwa, igikobwa tukitwe Jackie, wa wundi urirwa wiriza ku mbuga nkoranyambaga. Skyto na Jackie batangiye kuvuga ati reka njyewe nurire kino giti undindire unterure, ndaza nanjye itafata akaboko kawe ubundi hita nkushyira hejuru maze badushakire hasi batubure. Gusa cya Skyto cyari kirimo kiramufera kimubwira ko reka wana, nagira ngo nkubeshye niyuririre mbere ubundi wowe baze bagufate, kubera ko njyewe nzaba nigiriye mu giti kandi ntuzantanga. Dore cya Jackie cyaramubwiye uti Skyto wamanutse nanjye ukankurura bano bapolisi batajya kumfunga. Gusa Skyto aramubwira ati kirazira we, ibyo bintu ntago nabikora, wowe genda bagufate, nasize umugore wanjye nawe ngomba kuba nagusiga, urumva uri igiki se? Ubwo ngubwo Jackie yatangiye gutongana, namwe muramuzi. Skyto nibyo bintu uri kunkora, njyewe uranzi, ngomba kuba nanjye nabibwira abapolisi kuri aho hejuru, niwanga kumanuka Skyto ndakwinginze mbabarira nanjye nzamure, ndeka kuguma hano hasi abapolisi batajya kumfunga. Gusa Skyto yari yavuze uti ntabwo bishoboka ko njyewe nshobora kuba nagufata ngo nkuzamure wa. Muri ako kanya bagitongana, Jackie yatangiye kumva imirindi y'abapolisi, kumva umupolisi yari yahageze, yahise amubwira ati umva wa mukobwa we, utava aho ngaho, vayo hano tugende. Gusa yahise areba hejuru cya Skyto kiramubwira ati Jackie uramenye ntunange ntume Babiloni. Gusa umupolisi yahise amubwira ati hariya hejuru dore hari umugabo yanze nawe ko tujyana, bimumanure nawe tuhite tujyana. Ubwo ngubwo cya Skyto bahise bakibona ahantu cyari kihishe Jackie amaze kubivuga. Nuko umupolisi aramubwira ati wa mugabo we manuka aho ngaho bitaraba bibi, imanuka vuba vuba cyangwa igiti tugiteme. Nuko Skyto yabonye nta kundi kuntu ari bubigenze, agigira inama aravuga ati reka njyewe nsimbuke ubundi hite nirukanka. Gusa mu gusimbuka Skyto yasimbutse nabi, ahita akubita umugongo hasi, ahita avunika ku buryo akaguru kiwe ngo kahise kagira ikibazo gikomeye cyane. Reba kuntu ka Jackie kari kumureba kamubwira ati ibintu wari wigize se, wabonaga ko ngewe ndi buze kuguhereza? Umupolisi yahise abona Skyto koko aguye bya nyabyo kandi ababaye, aravuga uti rwose wa mugabo we ndabona ubabaye, ariko ntago buri buze kuba byakuraho icyaha, ugomba kuba wabihanirwa. Reba Jackie Rwanda, reba kuntu nawe yaba yabishye byatari. Umupolisi yatangiye kureba Skyto ukuntu ari kwigaragura, ari kuvuga ati ni mu ntabare. Kumbe wa mugore wa Skyto, wa wundi ubana n'ubumuga, yigiriye inama yo gufata umwana amuhambira mu gipine cyari kiri hafi aho, ashyiramo amakoma cyangwa se ibireri, atangira kumuhambira ku maguru yiwe, atangira kumukurura ngo arebe ko yava hafi y'amazi, ahari abasha kuba yajya hafi mu ishyamba, arebe ko hari umuntu waba uri hafi waba uri gutabara. Mwibuke neza hano ni ku nkengero z'umupaka, bari bahungiye mu kindi gihugu. Gusa uyu mugore baje kuba bamusiga mu mazi cyangwa se mu mazi agabanya igihugu n'ikindi. Gusa umugore yahuye n'uruva gusenya, ibintu byamubayeho ntabwo yabashaga kuba yabyumva. Ukurikiraga filimi paka kageze ku musozo. Reba mw'abantu mwe
bantu basuzugura ababyeyi, mubanze murebe icyo umubyeyi w'umugore akorera umwana we. Nta kintu na kimwe atashobora gukora kugira ngo aramire umwana we, ubuzima bw'umwana we abubashe kuba yawutabara. Kumbe muri ako kanya abapolisi bari bakisirisimbya hafi aho kubera yuko ba bantu bari babafashe. Umupolisi umwe yahise abwira mugenzi we, tumva sha, genda urebe uriya mugore ni ibiki biri kuba, ndabizi neza hari abantu batorokeye muri kino gihugu badafite uburenganzira. Umugore yarebye abapolisi baje ariruhutsa, aravuga ati ni abapolisi mwe ndabinginze nimufashe, dore ndananiwe. Kumba Fande yahise bireba neza ko umugore afite ikibazo, ari gukurubana umwana mu makoma yihambiriye ku maguru. Urabona ko uyu mugore nta kintu na kimwe atari yakoze kugira ngo afashe uyu mwana abashe kuba yarokoka. Nuko umupolisi yahise aterura wa mubyeyi, undi nawe aterura umwana, aravuga ati reka twihutane, aba bantu bashobora kuba bababaye, bafite ikibazo gikomeye cyane. N'abantu mwe, ese iyi filimi mukuyemo iki? Ni ikihe kintu muri kubonamo kidasanzwe? Murebe urukundo umubyeyi akunda umwana. Tugaruke kwa muganga, wa mupolisi watabaye wa mugore cyangwa se wamufashe. Wa mugore yavuye mu bitaro arakanguka, asanga wa mupolisi ateruye akana kiwe, aravuga ati madamu wisakuza, umwana wawe ndamufite kandi ameze neza, twamwitayeho, ntugire ikibazo na gitoya, rwose ibintu biratekanye, rwose twarakuvuje, ibintu ni amahoro. Umugore yaramubwiye ati Fande, ni ukuri kw'Imana sinzi uko nagushimira, buryo ki wanyitereyeho ku mwana. Fande aramubwira ati ibyo nakoze ni inshingano zanjye kuba narinda umutekano w'igihugu cyanjye ndetse n'abaturage. Urumva ko ngomba kuba nakora inshingano zanjye uko byakakwiye kugenda kose. Umukobwa cyangwa se uyu mugore arashimira cyane. Mwibuke neza ahantu ibintu byatangiriye, umugore yatangiye kumubwira inkuru, aramubwira uti ibintu byatubayeho ni agahomamunwa, twari turimo koko turimuka, turi kugenda tuva mu gihugu cy'iwacu turi kuza mu cyanyu, gusa ibintu byambayeho biteye ubwoba. Urabizi neza ko nta maguru mfite, ndabizi neza, ariko ubu ngubu meze neza. Umupolisi yaramubwiye ati wivuga byinshi, ndabizi neza ko wababaye kubera yuko byaragaragaraga bitewe n'ahantu twagusanze, situwasiyo wari urimo byari ibintu bitari byoroshye kuba wabikontorora wowe ubwawe uri umugore kandi ufite n'ikibazo cy'amaguru uri kugenda ukurura uwo mwana. Umupolisi yagerageje kumubwira ukuri, aramubwira ati wowe wivunika, ibintu bimeze neza, wivunwa n'ubusa kubera yuko amaguru yawe, umwana wawe, ibintu bimeze neza, byanga byakunda ugomba kubyishimira. Gusa umukobwa yabuze uko abigenza, abura uko abivuga, abura uko ashimira Fande. Aramubwira ati Fande, nta kintu nabona cyo kukwitura usibye gusa kukubwira uti Imana iguhereze umugisha. Fande aramubwira ati wa mugore we, wowe narakubonye numva ndakwikundiye, ngomba kukwitaho, niyo mpamvu nakoze uko nshoboye, ndakuvuza, umwana mwitaho, ibintu byose ubu biri ku murongo. Mwibuke neza uyu mugore ntabwo abasha kuba yatambuka, ntabwo abasha kuba yagenda. Uyu mwafande rero nibyo ari kumubwira ati wowe ibintu byose nabyitayeho, narakuvuje. Umukobwa cyangwa se uyu mugore acyumva kuntu yamuvuje amaguru yiwe, ubu ashobora kuba yatambuka, akoraho abona amaguru yiwe aranyeganyega, kandi ubusanzwe ntabwo amaguru yiwe yabashaga kuba yakora, amaguru yiwe yari pararize, yabuze none uko avuga, abura uko ashima, abura n'ibitekerezo byo gushimira uyu mubyeyi. Arabwira ati Fande, ni ukuri wakoze igikorwa cyiza kandi Imana izakiguhera umugisha. Fande aramubwira ati ibyo nakoze ni inshingano kandi ndagushimira, nanjye iteka nzahora nkwibuka rwose kuba wanyitayeho ukita no kuri uyu mwana. Afande yaramubwiye ati
reka nsubire mu kazi, hari ibintegereje ngomba kuba nakemura. Reba akana ukuntu kameze neza. Koko nubona uri mu kigeragezo, nubona uri mu bibazo, ujye wibuka gusenga. Burya ku munota wa nyuma, munsi ya zeru Imana ishobora kuba yakora, munsi ya zeru Imana irakora. Tugaruke kuri Skytu ndetse na cya Jackie aho bari babifatiye. Afande ari kuvuga uti, mwabigabo mwe, ibintu mwakoze murabizi neza ko bitemewe. Cya Skytu cyahise kivuga uti, fande urabona navunitse, urabona navunaguritse, na rwose mutubabarire, ntabwo tuzongera, rwose twitahire amahoro. Gusa mwibuke neza, dore uyu mupolisi uyu nguyu muri kubona hano na wa mwafande wavuje wa mugore wa Skytu yatangiye kuvuga uti, uyu mugabo ndabizi neza ko ibintu ari kuvuga ni ukuri ariko ni amafuti. Skytu yatangiye kuvuga ati, rwose nimutubabarire. Atangiye kureba cya Jackie arakibwira ati, si wowe wantanze inde mu giti nkasimbuka nkavunika wa gakobwa we? Ubwo Jackie yaramubwiye ati, ariko ubundi ibyo bintu uri kwigira ni ibiki wa mugabo? Ibintu byose ni wowe wabikoze, ni wowe wagiye gusimbuka. Ndakwiyamye ushingukeho wa mugabo wataye umugore wawe, none ni njyewe wumva ko ngomba kuba naguhereza nkagushyiriramo imiyaga? Ndakwiyamye ufunge uwo munwa, ibintu byose tugomba kubicanamo kubera yuko ni wowe wabikoze. Uri kunyumva neza? Nuko Skytu bamubwiye amagambo mabi. Wa mukobwa Jackie wacu yamubwiye amagambo mabi ari kumucyurira. Skytu ararakara, reba ukuntu ari kumureba, ari kumubwira ati, wandaya we, rwose iyo abana nifite imbaraga nari kukwica. Kumbi wa mugore yarakize. Reba na wa mwana namuteruye, yaraje ahita bikaraga imbere. Skytu areba umugore we aravuga uti, ntabwo bishoboka, ni wowe Bera, ni wowe. Kumva fandi yahise atungurwa, aravuga ati, none se mada, uyu niwe mugabo wawe? Aravuga ati, ibi ntabwo bishoboka. Skytu yahise avuga ati, yego cyane rwose, uriya ni umugore wanjye. Gusa umugore yari yabishye cyane bitewe n'ibintu Skytu yamukoreye. Yahise avuga ati, uyu niwe mugabo wanjye da? Skytu nawe yamukoreye madamu, azi neza ko atabasha kugenda, ari ikimuga, abana n'ubumuga, amaguru yiwe adakora. Aravuga ati, ntabwo bishoboka, uyu se koko niwe? Ubwo ako kanya reba Jackie ukuntu yatangiye kugira ubwoba, ari kuvuga uti, none haratwica pe. Reba ukuntu yahumuye. Kumbi umugore yari yababaye koko. Ndetse reba abangaba nabo ukuntu agahinda kabishe. Nk'abantu mwe, burya umuntu wanga iyo yateye imbere cyangwa se yakurushije abura n'icyo avuga, abura nuko asaba imbabazi. Yaravuze ati, wa mugabo we, inkuru yawe turayizi, gusa rwose ntabwo nyiri umugore wawe. Ibyo ngibyo rwose ugomba ubimenye. Ikintu ugomba kumenya nuko natabawe kandi meze neza. Rero nawe Imana iraguhannye, uri kujya mu mwanya wanjye. Amaguru nari naravunitse, nawe ubu ngubu ni wowe wayavunitse. Mbega Imana ni igitangaza. Gusa ibyo ngibyo ugomba kubyishimira. Skytu aravuga ati, nimumbabarire mwoka byaramwe. Gusa nabyo gusaba imbabazi. Abapolisi bahise baza baramutwara, agenda arekera amuvuga ati, none se munjyanye kandi mubona ndwaye? Wa mukobwa Jackie nawe bahise bamutambikana, baramubwira ati, tugende sha mujye kukanirwa urubakwiriye, n'ubundi mwebwe ntabwo muzi ibyo mukora, mwakoze ibintu munyuranyije n'amategeko, mugomba kuza mukabiryozwa. Kumbe fande yari yikundiye wa mugore wa Skytu. Bahise baza ahangaha batangira kwishima. Umugore wa Skytu aramubwira ati, afande sinzi ko nagushimira, gusa Imana yo mu ijuru izakwihembere. Afande yahise yibonera umugore, aramubwira ati, vayo mu gituza cya Aburahamu, wiryamire usinzire, humura nta bindi bibazo uzongera guhura nabyo. Mbibutse neza kuko mukore subscribe. Mbibutse neza ko zino filimi muzajya musanga kuri YouTube channel iyi Kigali Universe. Bye, ndabakunda.